Ujye mubona ko mbabonye mbaga akoresha cyane TikTok ni Kabia Tupac, umu content creator wemera gusa nabi, kunywa amazi mabi no guhumeka imikugugu ari kugira ngo isi yose muhanga amaso. Mu mwaka wa 2025 nibwo video zatangiye gukundwa n'amamiliyoni y'abantu ku rukuta rwa TikTok, atangira kuba icyamamare kuva ubwo. Nyuma yo gukora content zitandukanye n'iz'abandi ba content creator bakora, abamwe mu bantu bake bahimbirwa kwiyanduza. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Kabiru Ismail, akaba aravukiye muri Nigeria muri leta yitwa Kano iherereye mu majyaruguru ya Nigeria. Tupac ni izina yiyise bitewe n'urukundo yakundaga umuhanzi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uzwi nka Tupac Shakur watabarutse mu myaka ya za 90. Kabia Tupac yigeze kugira views miliyoni 30 kuri TikTok mu minsi 5 gusa. Gutumbagira cyane ku mabone yambaga byatangiye kugaragara buri wese muri video yise mu rurimi rw'iwabo ati Daukaka na Kenema, bisobanuye gutugenekeje muri Kinyarwanda ndi kwirukanka inyuma yo kuba udasanzwe, I'm chasing greatness muri Icyongereza. Muri video Kabia yigifashe arimo agenda mu ivu ry'amakara ryari rimuriho kuva ku mutwe kugeza ku mano, yigarura imitima y'abatuye isi. Video yafatwaga nka video yoroheje irebwa n'abasaga miliyoni 30 mu minsi 5 gusa. Uko imibare y'abamukurikira ku mbabone mbaga ze yakuraga, ni nako amahame yo kumushyira hasi yongeraga kugeza account ze zirenga 2 ku rukuta rwa TikTok zihagaritswe. Kabia kuri ubufite abamukurikira basaga 193,800 kuri TikTok, yigeze kugira abasaga miliyoni 1 kuri TikTok. Hari nubwo abantu bamwe batangiye gukoresha ubwenge buhangano batangira kwerekana ko afite abamukurikira basaga miliyoni 900, bagaragaza ko yaba yaciye kuri Kabirem uzwi nk'umwami ku rukuta rwa TikTok nyuma yo gukurikirwa n'abantu benshi kurusha abandi ku isi. Kuva ku followers basaga miliyoni ukagera ku 193,800 ntabwo ari uko abantu babonye yuko batagishishikajwe n'ibyamuvagaho cyangwa se ibyo babonaga kuri we, ahubwo n'amabwiriza yo kuri urukuta rwa TikTok yamugonze, afungirwa account ze inshuro zirenze imwe. Mu buryo bugaragara yafungiwe account ze kubera yuko atari yakamenya gukoresha neza urubuga. Mu busanzwe imbuga nyinshi harimo TikTok ntabwo zemera amashusho agaragaza umuntu ukora ibikorwa byo kwigira nabi cyangwa se kugira nabi abandi, nko gushyira ubuzima bwawe cyangwa se ubw'abandi mu kaga. Iri tegeko ryamugonze kenshi kubera ko content ye hanini igizwe no gushyira ubuzima bwe mu kaga, kuva mu kwijugunya mu biziba bisa n'ibyuzuye isayo y'umukara kugeza ku kwikumuriraho ivu ry'amakara bigaragaza ko byateza indwara z'ubuhumekero. Uretse kandi ibyo, Abanya-Nigeria cyane cyane abo mu nzego zo hejuru batangiye kurega video ze ibizwi nka report bitewe n'uko bavugaga ko ibikorwa bye bihabanye cyane n'indangagaciro z'Abanya-Nigeria, bimugaragaza nko gukora ibikorwa bibi bitakwiye kuba bikorwa bigaragaza igihugu nabi. Nibyagarukiye aho gusa kubera ko nka Professor Abdallah Ubadam yagize icyo abivuga hati ibura ry'akazi niryo ririmo kugira urubyiruko nka Kabia Tupac na Muja baterwa isoni n'uburyo bashakamo kwamamara. Ariko kandi nyuma y'ubutumwa abasomye ubutumwa bahise bamusubiza nk'abari baramwiteguye igihe kirekire. Umwe ati ubu afite icyo akora mu gihe leta byayinaniye, ihangane kandi ntubyegereze umutima. Ubu urabyumva bari gukora ibi kubera kubura uburezi, kandi muri ubwo buryo bashobora kwinjiza amafaranga bakanabona uburezi binyuze ku mbuga nkoranyambaga. Undi ati ntabwo icyo ari ikibazo, kuva mutaduhaye akazi barakihaye babifashijwemo n'Imana. Tudatinze muri comment abafana ba Kabia Tupac batanze, hari ubutumwa Kabia Tupac yageneye abakomeje kumuca intege. Muri video yise Saboda Kudi, bisobanuye mu rurimi rw'Icyongereza tugenekereje ngo because of money cyangwa se mu Kinyarwanda ikaba yakitwa ngo kubera amafaranga. Kabia Tupac yavuzemo aya magambo mu rurimi rw'iwabo ati Saboda Kudi Zania Yin Komai, bisobanuye ngo kubera amafaranga nakora buri kimwe cyose. Mu rurimi rw'Icyongereza because of money I can do anything. Nibyo koko yatinyutse gukora ibyo abantu benshi batatekereza gukora. Nubwo ubuzima bwa Kabia Tupac busa nk'ubuhejwe cyangwa se buri private cyane, gusa post ze zifite byinshi zisobanura. Iyo ukurikije post za Kabia Tupac nko ku rubuga rwe rwa YouTube, ubona ko nubwo agaragara nk'ukiri muto cyane afite umuryango, ndavuga umugore n'umwana. Kuri channel ya YouTube yitwa Kabia Tupac hari post igira iti My dream is for my daughter and her mother to live a life of comfort and luxury. Tugenekeje mu Kinyarwanda ni uko kuvuga ngo inzozi zanjye
ni uko umukobwa wanjye na nyina babaho ubuzima bubaryoheye kandi bubuhenze. Akomeza avuga ku mukobwa ati I am a poor person today but my daughter will live like a princess. Bisobanuye ngo ndakennye uyu munsi cyangwa se ndumukennye uyu munsi, gusa umukobwa wanjye azabaho nk'igikomangomakazi. Nubwo ubutunzi bwa Kabia Tupac butigeze bushyirwa ahagaragara, Kabia Tupac uyu munsi ni umwe mu ba content creator batangiye gutungwa n'umwuga wabo. Nitwa Nsengiyumva Olivier, iyi ni Isoko y'Ubuvumbuzi, naho ubutaha.